Grace ntibihagije cyo ushaka gukongera ibindi mbese kuki wewe ubumbeshye nimba mbabajije kuki mutambwiza ukuri ngo tugiye kandi utunguwe no kumva ukuri nkuzi iyo mumbwiza ukuri mwagiye muri polisi ibyo bintu baba babikuye ibyo bintu baba babikuye kuko uzakora ku muntu mugira imana umwana bo wa kamarade kuko natabo wa kamarade kaga karabaziye we na Grace ibyo mwigize iyi ni finale yabo ariko Deborah reka nkubaze ubundi ushobora kuba hari ikindi kintu kikugenza muri uwo kitari amaguru n'amahoro uburyo uba ushaka kumenya ibyanjye na Grace hari ikindi kintu kikugenza muri uwo ubwo mwakabaye muntinya buryo kimenyamo amakuru yayo yabonye mbagira ngo nanabereke ko kubeshya atari byiza njye ubwo njye nabibarije se ko musa nabagiye mu gihe nta kintu mwambwiye none se ubundi reka nkubaze okay reka tubare ibyo bintu rabimenye urumva ibyo bintu biraza tugufasha nanjye ndakubwiye ngo ugire imana umwana bo wa kamarade kuko natabo wa kamarade none akagiye niyo finale yawe na Grace pe none urumva urabicikira hanyuma se byose ko nzi ko wabeshyara nabyo uzabibeshya Deborah kigaragara no kubyanjye na Grace cyishimiye sibyo kandi nanjye ntabwo mfatana hari ibintu byinshi tutajya two numvikaniraho nawe ariko ntabwo ndi umuntu mubi ku buryo tuzabireba mwiza no mu ubona n'ibyo ngibyo bigiye mu bindi hari ibyo wambwiye se ahubwo mbwira ngo Grace musize he Grace na Deborah bikomeje kubagora kabisa ibintu bikomeje kuba abana birebire ibyabo byajemo noneho byabaye imvange kabisa umutwe byatangiye byatangiye kwivangavanga so nkwibutsa gukanda subscribe rero niba ari bwigeze hano bwa mbere ujye hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe ese urabyumva gute urumva hagakwiye gukurikiraho iki ese urimo kubibona gute mwabonye ko umuntu yitwa Emile gose nawe atangiye guhishahisha uko biri kose ibimenyetso ashobora kuba babonye ashobora kuba ari ibimenyetso bitari byiza kuri we cyangwa se yabonye ibyo atashaka kumva kandi Grace yabeshye umugabo we atitigiye kwa muganga ati ngiye kwa muganga ndumva naguye muri douche ntago meze neza ariko harayamubeshyaga ngira ngo mwabonye ko we na Emile barimo gupanga kwigira kwa muganga gupimisha DNA ariko ntago wamenya ngo DNA ese zaje ari izandi zaje ari za kamaradi cyangwa se ziri za Emile nibyo rero Deborah harimo kugira ngo amubaze kabisa ariko yanze kumuhereza amakuru rero nibigaragara ko ibintu bitabaje kuba byagenda neza nkuko babyifuza nubwo tutaza hano Grace yasigaye ariko uko biri kose bikomeje kugorana so Deborah abuze gato yaragiye kuvuga ibintu byose agiye kubibwira kamarade ariko birangiye abyihoreye mwumvishe ko abagiriye ikigongo ntiyabavuga avuga bikeya nyine avuga ko nta kintu na kimwe azibiziho arabihishira anavuga ko mukecuru ashobora kuba afite ikibazo ku bijyanye na biriya yaramubaje byo kuba yaramuhaye urupapuro rwanditseho ibintu by'ibyaha umuntu witwa Grace ndetse na Emile bajya bakorana mu rugo ariko kabisa mubonye ko arabahishiriye ni umwana mwiza nta kibazo cye buriya Deborah nubwo baba bashaka kumuhisha amakuru yose cyangwa se bari kugira gute ngo ni umwana mubi ariko Deborah nta kibazo cye ibintu byose aba yabahishiriye kuko hariya yaramuka avuze ati rwose nibyo mbyibone nanjye ndabyibonera kandi twese nicyo twari dutegereje ko ariko ari bubigenze kuko ashaka kamarade cyane ariko rwose yakoze ibishoboka byose yihagararaho araceceka ntagira ikintu uvuga ariko uko byagenda kose yabyihora atabyihorera namwe ngira ngo murabona ko ibintu byabakomeranye umuntu witwa Emile na Grace byabakomeranye niba nawe uri kubona biri kugera aho filime iryoshye noneho
iri kugera aho dushaka. Kanda subscribe niba ari bwageze bwa mbere, ubundi ujya hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ese urumva hagakwiye gukurikiraho iki? Ubundi nkanjye ndumva polisi yagakwiye guhita ize kubashyikira. Turakibaza impamvu polisi irimo gutinda kuza kubafata kandi ibimenyetso byose bifite, ndetse na kamarade mwabyumviye ko yavuze ati abicanyi barabazi barabafite rwose, reka tureke mukecuru abanza ahabwe ubutabera, mwe muretse kumurekura. Ubwo ni ikigaragara ko abicanyi barahari, nubwo wenda kamarade batabamubwiye, twe turabazi ndetse na polisi irabazi, ibimenyetso byose yarabikusanyije. So murumva ko rero ibyabo biri kugera ku musozo, ahubwo twese turimo kwibaza tutese ziriya DNA bagiye gupima, ese igisubizo cyabaye ikihe? Icyo nakubwira ni uko byagenda kose DNA bagiye gupima, nta kuntu umwana yaba atari uwa Emile, cyane ko ariwe bahoraga baryamana we na Grace baca inyuma kamarade. Ntabwo kamarade ko buri kose umwana yaba ari uwe, binabaye ari uwe yaba ari impanuka, ariko ikigereranyo kiri hejuru cyane nuko rwose umwana ari uwa Emile, nta n'ahantu yabicikira. Yaje afite n'ubwoba bwinshi, ariko yatunguwe no gusanga Deborah ibintu byose abizi, kandi banze kumubwira aho bagiye. Ariko Deborah rwose mubona ko nawe amakuru aba afite 5 kwa 5 ahantu hose, niba ari ukubumviriza, niba akoresha kamera, niba akoresha iki, kigaragara cyo Deborah n'umuntu ushobora kubashyira hasi isaha n'isaha batamwitondeye. Ariko n'ubundi twe nibyo dushaka rwose, bari abantu babafunge, ubundi nibamara kubafunga kamarade nashaka azibanire na Deborah, kuko niwe babiranye kuruta umuntu nyine nka Grace utajya wakira umugabo utamwitaye, ushaka kumutesha agaciro. Bira no gutesha umugabo agaciro, kandi ntago ari ibintu byiza rwose. Rero Deborah we ari gukoresha buryo ki bwose azabakubitira hasi rimwe bigahita birangirira ko. Gusa twabonye ko yasabye kamarade umwanya wo kuzagira ngo bazaganire. Turimo kwibaza ikintu bazaganira, ese ashaka kumubwira iki, ko kubijyanye no kuba wenda Grace na Emile hari ikintu baba bakora, ko yabihishe, akaba yarahishe ibyo kuba ngo baba ari bo bishe ngo umuntu, byose akaba yabihishe. Ese niki arimo gushaka kubwira kamarade? Nawe niba ugifitiye amatsiko, jya hasi muri comment wandike ngo mfite amatsiko. Ariko amatsiko mumuragiye gushira kabisa. We kanda subscribe, ubundi dukomeze twibanire ku zindi episode za filime Urwibanga. Iyi filime iraryoshye, ni nziza, Rwanda ni Burundi hose imeze neza kabisa, aho buherereye hose. Harimo n'abayikurikirana batari mu Rwanda cyangwa se Burundi. Ikigaragara cy'iyi filime irakunzwe kandi cyane, haba ku muyoboro wa YouTube, ku mbuga zose wayisangaho. Iyi filime imeze bien kabisa. Noneho mwibutsa ko